Tuboneyeho kugusuhuza kandi tugushimira gukurikirana ibiganiro bya Humura TV. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane nawe. Iyi ni Humura TV, wa murongo mugari ukugeza ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana. Niyo mpamvu tugushimiye weho wakurikiranye ibiganiro byacu, weho wakanze like, weho wakoze share, niyo wateye comment, nawe wakoze subscribe. Mwarakoze, Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha. Niyo mpamvu nawe utari wakora subscribe tukwibutsa kugira ngo ukore subscribe, tujye tubona ko tukugezaho ibiganiro byacu tugenera abagenerwabikorwa bacu ba buri munsi. Twihuse, ni kenshi abihaye Imana tujya turirimba indirimbo zitandukanye, indirimbo zo kuramya Imana, indirimbo zo guhimbaza Imana. Izi ndirimbo iyo turi kuziririmba tuba twumva turi mu bihe byiza byo gusabana n'Imana, tuba twumva turi mu bihe byiza, turi mu mwuka wera, tubikesheje kuririmba izi ndirimbo ziduha umunezero mwinshi. Ariko kandi izi ndirimbo iyo turi kuziririmba akenshi na kenshi usanga tutazi amateka y'abaririmbye izi ndirimbo. Ni muri urwo rwego Humura TV twiyemeje ko tuzajya tubagezaho amateka y'abaririmbye indirimbo zo mu gitabo. Uyu munsi turagira ngo twihute duhere ku ndirimbo ya 385. Iyi ndirimbo iragira iti: Murinzi we, menyesha igihe. Iyi ndirimbo irimo amagambo meza, amagambo y'ubugingo. Iyi ndirimbo ya 383 yahimbwe n'umwari witwa Anna Rebecca. Uyu mwari akaba yaravukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hakaba hari mu mwaka w'1828. Aza gusinzira yitabye Imana mu mwaka w'1855. Ahangaha akaba yari afite imyaka 27 y'amavuko. Rebeka yabatirijwe mu itorero ry'Ababatisita, ariko we n'ababyeyi be baje kuva muri iryo torero kubw'imyizerere yabo, bayoboka idini ryitwa Movement ya William. Yavugaga ko Yesu azaza mu mwaka w'1844, ariko icyo gihe benshi baracogoye basubira inyuma. Ariko Rebeka n'itsinda rito ntibasubiye inyuma ndetse ntibigeze bacogora, kandi kubw'ubuhanga n'impano bya Rebeka yaje kujyanwa gukora mu icapiro. Ariko kubwo yari arwaye indwara y'igituntu, mu gihe gitoya yaje gusubira mu rugo. Aho yageze mu rugo aza guhitanwa n'iyi ndwara. Ubugingo bugufi bwa Rebeka bwari ubuhamya bwo kwizera k'ukuri. Benshi bavuga ko bwari bushingiye ku gitabo cy'Abaheburayo, igice cyaho cya 11 umurongo wa 14, aho rivuga ngo abavuga batyo baba berekana ko bashaka gakondo irushaho kuba nziza. Maze Rebeka ahimba indirimbo yafashije benshi, ndetse natwe iracyadufasha na bugingo n'ubu, aho iyo ndirimbo igira iti: Murinzi we, menyesha igihe, iwacu se ni muhero. Ati ijoro ryijimye cyane, uracyaha nyuma. Ntubabare ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Nturorere ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kandi ubwo yakomezaga kugenda yiririmba, yagendaga arushaho kuzura umwuka wera, akarushaho kugenda agira irindi hishurirwa, akarushaho kumva ari kugenda arushaho kumva ayandi magambo meza. Niyo mpamvu yakomeje ku gitero cya kabiri agira ati: Murwanyi we, cyo mbwira nawe ansubiza, yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Ntubabare
wihangane wireke imirimo yawe, tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Kandi uko uyu mwari Rebeka yarushagaho kugenda n'ubundi akomeza kuririmba iyi ndirimbo, ni kenshi yavugaga yuko yagiye acogozwa n'ubuzima bwe, ariko kugenda aririmba yavuze yuko byarushagaho kugenda bimwongera imbaraga. Ariho yavuze ati nturorere ntucogozwe n'ibi byose urimo kugenda ubona, kuko nyuma y'ibi byose tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ariko kandi nanone uko yagendaga arushaho kuririmba, uyu mwari Rebeka yageze aho aririmba igitero cya gatatu, aho yagize ati ndacyabazi ibyaremwe byose binsubiza bitya biti, isi yaciza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye. Uko yagendaga arushaho kuririmba, niko umwari Rebeka yagendaga yumva arushaho gufashwa, arushaho kumva yuzuye umwuka wera. Nyuma nubwo yabaga arimo kubabazwa n'umubiri, nubwo yabaga yumva amerewe nabi, nubwo yabonaga umubiri we uri kugenda umusiga kubw'ibimenyetso yagendaga yerekwa n'indwara yari arwaye, we ntibyamucogozaga, ahubwo yarushagaho kwishima, yishimira yuko aho arimo kugenda yerekeza ari heza. Niyo mpamvu yageze ku gitero cya kane, nuko akaririmba ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Ntukarire tuzabana iraho, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Rebeka yaririmbye iyi ndirimbo kuko abo mu gihe cye, inshuti, abo basenganaga n'abo bakundanaga, bose yabonaga bari kugenda bacogora, ndetse abona ko bahugijwe n'iby'iyi si, batacyitaye ku by'Imana. Mbese ujya wumva ucogoye? Mbese ujya wumva ubabazwa n'ubuzima ubayemo? Rebeka yaturaze umurage mwiza, adusigira indirimbo izajya idufasha tugeze mu bihe twumva twacogojwe na byinshi duhura nabyo muri iyi si. Ndizera ntashidikanya ko kuva uyu munsi iyi ndirimbo izagufasha, igafasha ubugingo bwawe kugeza igihe Kristo azazira kukujyana, kugira ngo nawe uzasange ba sogokuruza bawe. Njye nawe ndagira ngo dusenge, twiringire Imana yacu, kandi twitegure umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari hafi kuzaza kutujyana. Nuko rero nubabara wihangane,
ntureke imirimo yawe, tuzabona ibihembo byiza nidutabaruka. Ntitwasoza kandi tutakwifurije amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo, kandi nanone tukubwira ngo Uwiteka arusheho kukuragira neza, tukubwira ngo Shalom, Shalom.